Shalom, twongeye kubaha ikaze ku isengesho ribohora official. Hari haciyemo iminsi duhuze tudafite umwanya wo kugira ngo tuze tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko Imana ishimwe kongeye kuduha umwanya wo kugira ngo tongere kuza gukora umurimo w'Imana wo kubagezaho ijambo ry'Imana. Imana amahoro ihabwe icyubahiro. Tuguhaye ikaze rero aho waba uherereye hose, Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Ni wa mwanya mwiza tugarutsemo umugisha, umwanya ukomeye, umwanya udasanzwe, umwanya Imana ishobora kubohora ubuzima bwawe isaha iyo ari yo yose bitewe n'uko umutima wawe uyizeye. Imana ishobora kugira ikikumarira muri uyu mwanya bitewe no kwizera kwawe, bitewe n'uko uhagaze mu mwuka, kubera ko Imana ni umwuka, ihura n'abantu mu mwuka. Kuko rero ihura n'abantu mu mwuka kandi yo ikaba yera, bisaba kugira ngo nawe w'umwuka ube wera. Hari ubuzima mu mwuka, hakaba imibereho mu mwuka, hakaba ubuzima mu buryo bw'umubiri n'imibereho mu buryo bw'umubiri. Umuntu ashobora kuba afite imibereho myiza mu buryo bw'umubiri, umubiri we nta kibazo ufite, nta kibazo cy'amafaranga n'ibintu afite, ariko mu buryo bw'umwuka uwo muntu afite ibibazo byinshi, ndetse ari n'umurwayi wo mu buryo bw'umwuka. Umuntu ashobora kurwara mu mwuka, mu mubiri ari muzima. Umuntu ashobora kwandura mu mwuka, mu mubiri ataranduye. Iyo tuvuga kwandura mu mwuka, tuba tuvuga umuntu w'imbere. Umuntu harimo imigabane ibiri. Harimo iyo migabane ibiri tuvuga, hari umuntu w'umwuka ari we wagize ubugingo buzima, hakaba n'umuntu w'umubiri. Umuntu w'umubiri yavuye mu mukungugu wo hasi. Imana iri mu mubiri, ari wo mubiri wowe wambaye uri kunyumva. Tubona ko yatobye icondo, toba umukungugu wo hasi irawufatira wubumbabumba. Imaze kurema umukungugu wo hasi, izana wa muntu yari yaremye w'umwuka ngo imuhumekera mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima. So rero urimo imigabane ibiri. Umubiri w'inyuma urapfa, umuntu w'inyuma arapfa, akabura cyane akanibagirana. Umuntu w'inyuma agira garanti. Umuntu w'imbere ari wo mwuka, wowe mvugana nawe, nta garanti ufite. Waremwe mu buryo bwo kubaho iteka, ahubwo kubaho iteka ahagana he nicyo ugomba kwibaza. Ko njyewe w'imbere, wowe w'imbere waremwe mu kubaho iteka, wowe w'imbere udapfa, ko ugomba kwibaza nyuma nzabaho nte hehe. Umuntu w'imbere. Uw'inyuma rero ari hano mu Rwanda, cyangwa uranyumva uri Burundi, wowe w'inyuma uranyumva wenda uri Canada, Norvège, Suède, Zambia. Hari abantu tujya tuvugana nyine baho muri ibyo bice mvuze. Ushobora kuba kunyumva uri Bugande, Kenya, ahantu hari hose. Ni wowe w'umubiri, ariko umwuka hari umunsi uzakurwa muri uwo mubiri. Igihugu urimo kano kanya ntubukirimo, ntubukigaragaramo, ahubwo warajyanwe ahandi hantu. Wowe umwuka rero waremwe mu buryo budapfa, hapfa umubiri. Umubiri niwo upfa ukabura, ariko we ntuzapfa. Wowe w'imbere, ndavuga umuntu w'imbere, umuntu w'umwuka wundi wavuye ku Mana. So noneho rero hari imibereho y'umuntu w'umwuka, uriya nyine ari wowe w'imbere. Umuntu w'umwuka ubundi agomba kubaho afite, ntashobora kubaho atabana n'Imana. Iyo umuntu w'imbere adasabana n'Imana, atabana n'Imana, egare urupfu, waba yamaze gupfa. Gupfa ko umuntu w'imbere igihe atandukanye n'Imana bihwanye no gupfa. Gupfa kuhe rero, gupfa kumuganisha igehinomu. Gupfa kuhe rero, gupfa kuzatuma abaho mu buzima bw'imibabaro iteka ryose. Ntabwo Imana yigeze iremera umuntu gehinomu.
ntabwo yamuremeye gutabwa gehinomu. Imana yari yaremye umuntu yifuza ko agomba kubana nayo iteka n'iteka. Ndavuga umuntu w'imbere ndetse n'uw'inyuma. Nubwo yaje gupfa, ntabwo Imana yari ifite gahunda ko umuntu w'inyuma apfa. Umuntu w'inyuma yapfuye, cyangwa urupfu rwaje gutwara umubiri bitewe n'icyaha cyari cyakozwe, ariko muri gahunda y'Imana ntabwo yifuzaga ko umuntu yapfa. Icyaha nicyo cyinjije urupfu, kuko Imana yari yaramaze kwihanangiriza uno mugabo. Iramubwira ngo dore nukora icyaha, nuramukuriye kuri iki giti no gupfa uzapfa. Umuntu ntiyabyumva. Yesu ntabwo umuntu yabyumvise, ntabwo umuntu yabyumvise. Satani yaramwoheje. Umva rino jambo mbere yuko nkomeza. Itangirira igice cya 2 kuva ku murongo wa 16, ariko reka duhere kwa 15. Ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi muri Edeni, ahingira ibirimo ayirinde. Wa muntu waremwe mu mukungugu wo hasi agahumekerwamo umwuka w'ubugingo, umuntu agahinduka ubugingo buzima. Imana iramufasha, imujyanye mu cyitwaga ingobyi ya Edeni, ngo imushyira muri iyo ngobyi ayirinde, ayihingire, ayirinde. Nizo nshingano ebyiri: ayihingire, ayirinde. Hanyuma rero nyuma yaho Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo kushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Urupfu rwinjijwe kubwo kutumvira icyo Imana yari yavuze. Ni ukuvuga ngo urupfu rwazanywe no kutumvira icyo Imana yari yategetse umuntu. Noneho n'igihe umwana w'umuntu atumviye icyo Imana yari yamubwiye, bimunanira kwihana, bimunanira gusaba imbabazi. Uwo muntu rero bituma atandukanywa n'Imana. Gutandukanywa n'Imana bihita bizana urupfu, rwaba ari urw'umubiri ndetse iyo wumvira Imana. Imibereho y'ubuzima bw'umwuka ishingiye ku kumvira Imana no kubaha Imana. Iyo wumvira Imana ugasabana nayo, ukayisenga, ukayumvira, ukayikora ibyo igutegetse, icyo nicyo tuvuga ngo umuntu afite ubuzima bwo mu mwuka, afite imibereho mu mwuka. Iyo mibereho yo mu mwuka rero, kubaho mu mwuka, ubuzima bw'umwuka n'imibereho y'umwuka bitandukanye n'ubuzima bw'umubiri. Ariko iyo wagize imibereho myiza mu mwuka, ukifuza gusabana n'Imana mu mwuka, kumvira Imana no kugendana n'Imana, uko ugenda utera intambwe zo kumenya, uko ugenda utera intambwe zo gusobanukirwa, niko winjira mu mudendezo w'abana b'Imana. Kubera ko Yesu yaravuze ngo dore nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri. Uko ugenda urushaho kumenya, ni nako urushaho kugenda ubohoka. Ndavugana n'umuntu wifuza kubohoka cyane. Imigozi ya Satani igacika, indwara zigacika, ubumuga bugacika, isuzuguriro kigacika, ibintu bidasubira bibangamiye ubuzima bwawe kugira ngo bigucikeho byose bikuveho. Biterwa n'uburyo ugenda utera intambwe mu kumenya kwawe no mu bumenyi bwawe, no uko ugenda usabana n'Imana, uzamuka mu busabane ugirana n'Imana, uko ugenda urushaho kumenya iby'umwuka cyane. Ibyo nibyo bikwinjiza mu mudendezo w'ibihe byose. Noneho rero sasa ushobora kuba wubaha Imana, ariko ubumenyi bwawe bugirwa ku mashyi, utazamura kumenya Imana. Jambo ryaratubwiye ngo kwizera mukongereho kumenya, mukongeraho gutinya Imana, gutinya Imana mukongeraho gukunda bene data,
gukunda bene data mukongera niko ijambo rivuga ngo ibyo nibiba muri mwe ntabwo muzigera mubingumba ku byo kumenya Imana. Nuvuga ngo rero uko ugenda urushaho utera intambwe zo gutunganya ubuzima bwawe bw'umwuka, ukita ku buzima bwawe bw'umwuka, uko ugenda utera intambwe zo gutera imbere mu buzima bwawe bw'umwuka mu bijyanye no kumenya Imana no gusabana n'Imana, ibyo bigufasha gutera intambwe zo kugenda winjira mu mudendezo wo kubohorwa, ukurwa ku ngoyi zose umwanzi aba yarakubohesheje. Girire neza Uwiteka izina rya Yesu. Naho ngaho navugaga rero urupfu rero, hari abantu bazapfa kabiri, agapfa umubiri ugapfa ugashyingurwa, igihe cyagera n'ubugingo bwe bugapfa agatandukanywa n'Imana iteka, agatabwa Gehinomu, kajugunywaho Satani n'abamarayika bose bamuyobotse bazaba bari. Imana itugirire neza. Urumva rero ko Imana yari yababwiye ngo ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Urumva ko Imana yari yashyiriyeho umuntu yavuga ngo nuramuka ukoze iki n'iki no gupfa uzapfa. Nkuko nawe hari ibyo ikubuza ariko ntumenye impamvu, ntuhe agaciro y'ibyo ngibyo ikubuza. Imana ikubuza bishobora kukugiraho. Imana ikubuza ibintu runaka, ntabwo ibikubuza ari uko ukwimye uburenganzira bwawe, ahubwo ibikubuza izi yuko byaguteza ingaruka mbi, byakwica, byakugirira nabi. Kandi mu rukundo rw'Imana ntabwo yifuza kubaho ubabaye. Ijambo rirambwira ngo kuko itanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Ntabwo Imana inezezwa no kuba waba ubabaye ufite agahinda. Noneho kuko rero bitashimisha Imana kubona ubabaye, ntabwo ibyibona byatuma ubabara, irabikubuza. Ariko ku bwa kamere y'umubiri wawe, ku bw'uwo mubiri n'intege nke zawo wambaye, byo bikaguhatiriza gukora bya bindi Imana ikubuza. Kandi bya bindi Imana ikubuza ikaba izi ngo biramuzanira urupfu. Nguko uko byagenze kuri Adamu wa mbere, ku muntu wa mbere waremwe. Imana yambwiye turamenye nuramukuriye kuri izi mbuto zimenyesha icyiza n'ikibi no gupfa uzapfa. Nkuko yakubwira uti yewe wa muntu we, ntukibe, ntukice, ntugasambane, ariko ntugasinde, ntubyumve. Hanyuma watangira guhura n'ingaruka zabya, ukaba aribwo benshi bibuka Imana igihe bahuye n'ingaruka z'ibyo yababujije. Gusa nabwo ni amahirwe kwibuka Imana, kuko hariho abagendera ko. Ni amahirwe cyane kugira ngo wibuke ko wacumuye, kugira ngo wibuke ko wakoze icyaha. Ni amahirwe cyane yo kumenya ko waguye. Ni amahirwe akomeye yo kumenya yuko wasubiye inyuma mu mwuka. Hari abasubira inyuma bakagwa ntibabimenye. Ni amahirwe cyane yo kumenya ko ubuzima bwawe bw'umwuka butameze neza, utabayeho neza. Noneho iyo wabimenye wirukangira ko wita ukavuga uti Mwami vugurura imibereho y'ubuzima bwanjye bw'umwuka. Ubuzima bw'umwuka burimo burangirika. Kandi iyo wangirika mu mwuka, aho kugira ngo wangirike mu mwuka wakwangirika mu mubiri, kuko kwangirika mu mwuka egari, nongere nsubiremo, kwangirika mu mwuka bihwanye no gupfa urupfu rw'iteka ryose. Ariko ushobora kwangirika mu mubiri, umubiri ugapfa, ugakomeza kubaho mu buzima bw'iteka, aribwo buzima bwiza bukabana n'Imana iteka ryose. Ni ukuvuga ngo rero ni ingenzi kwita ku mibereho y'umuntu w'imbere. Ni umumaro kwita ku buzima bw'umuntu w'imbere, ari we wa muntu wa mbere wavuye mu ijuru. Tubona umuntu wa mbere yavuye mu ijuru. Reka ngire ibyanditswe bimwe na bimwe nsoma hano kugira ngo byumve neza.
umuntu wa mbere yavuye mu ijuru. Hari umuntu uvuga ngo muri wowe urimo abantu babiri. Hari wowe wavuye mu ijuru, hakaba n'undi wo muri wowe wavanywe mu isi cyangwa se wakuwe mu butaka. Umuntu wa mbere yavuye mu ijuru, hakaba n'undi muntu muri wowe wavuye hehe? Mu butaka. Tugende mu Bakorinto ba mbere igice cya 15. Bakorinto ba mbere igice cya 15. Bakorinto ba mbere igice cya 15. Reka duhere ku murongo wa 45. Handitse ngo uko niko byanditse ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Tukomeze ku murongo wa 46 ngo ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari ubutaka, naho umuntu kabiri yaturutse hehe? Mu ijuru. Ngo no 47 ngo nk'uko ubutaka ari niko nabo ubutaka bandi bari, kandi nk'uko ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari, kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko twambaye n'ishusho y'ijuru. Sifa kwa Bwana. Aya magambo arakomeye. Wumvise iby'aya magambo cyangwa se iby'iri jambo ry'Imana. Ijambo ritangiye ritwereka ko umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Rigakomeza ngo umwuka si ubanza. Ibuka mu kurema Imana yabanje mu mwuka, Imana yabanje kurema umuntu w'umwuka. Buriye Imana ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, direct ako kanya yahise imurema iri mu ijuru. Ariko igiye kumuzana hano mu isi ngo agaragare hano mu isi, ubwo irema umuntu yabanje kumurema iri mu ijuru ari umwuka. Ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, ntabwo ari Imana yonyine, hari Imana Data wa twese, hari Imana mwuka, Imana mwuka wera, hari n'Imana mwana. Kwanza hari Imana Data wa twese, Imana mwana, Imana mwuka wera. Ibyo mvuze bisobanura iki? Nivuga ngo hari Imana, hari Yesu Kristo, hari mwuka wera. None bavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, batware. Yahise ako kanya imurema. Biravuga ngo umugabo n'umugore niko yabaremye bari mu ishusho yayo. Nyuma yaho gato rero igiye kubazana mu isi, ibanza kurema umugabo, umubiri w'umugabo, ngo ifata umukungugu wo hasi ihumekera mu mwuka w'ubugingo. Niyo mpamvu iri jambo ryavuze ngo umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza. Urumva mu isi umubiri niwe wabanjije, habanjijwe umukungugu wo hasi. Irawufunyanga, irawubumbabumba, ifata ikondo cy'umukungu hasi nakibumbabumba, idizayiningamo umubiri. Noneho sasa cyangwa se ishushanyamo cyangwa ikuramo umubiri ukurwa mu mukungu hasi. Umaze gukurwa mu mukungu hasi, izana wowe w'umwuka igushyira muri wa mubiri. Urumva rero hari wowe umwuka wavuye mu ijuru, kandi wowe umwuka wavuye mu ijuru wakagombye kuba uteye nk'uko ab'ijuru bameze. Niko ijambo ryavuze. Ijambo ryavuze ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, uwo ni umubiri. Naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru, uwo ni umwuka, ari wo nyirizina, ari ngiye uri kuvuga, ari nawe uri kunyumva. Ngo nk'uko ubutaka ari ni nako abo butaka bandi bari. So nuvuga ngo rero uwo mubiri wambaye kuko ari uw'ubutaka umeze nk'uw'abandi bose, ni uw'ubutaka. Hari igihe rero uwo mubiri w'igitaka ugutegeka, ariko igihe wagutegetse biba biteye ubwoba, n'akaga n'amakuba. Ubundi uwo mubiri wawe ugereranywa n'imodoka ushobora kwinjiramo
ukayifashisha ukajya wenda gakuca. Ibaze rero umunsi umwe wakwinjira mu modoka nkavuga ati ntabwo ndi bukujyane. Ibaze umunsi umwe imodoka winjiyemo wajya kubona ukabona ihise yitwara, iricanye igahita yitwara kandi ari wakagombye kuyitwara. Uko niko bimeze iyo umubiri ugutegeka, nuvuga ngo ukagira imbaraga, biba ari akaga, biba ari amakuba. Kandi wowe w'umwuka ari wowe wakagombye, wowe nyine, wowe ko nyumva, niwe wakagombye kubutegeka umubiri wawe. Ibyo wabishobozwa n'iki rero? Kugira ngo utegeke umubiri wawe ubishobozwa n'igihe usabana n'Imana, n'igihe wegera Imana, n'igihe wumva ijambo ry'Imana. Kuko umuntu w'imbere kugira ngo abeho ikimutunga atungwa n'ijambo ry'Imana, agatungwa no gusenga. Udasenga, utumva ijambo ry'Imana, umubiri uzagutegeka. Kandi biterwa nanone ubumenyi ufite mu gusenga n'iciciro ugezeho cy'imisengere yawe. Hari bamwe batangira gusenga bavuga uti mwami Yesu Kristo, igitekerezo cy'ibunaka kikaba kiraje, ubwe ku giti cye mu bitekereza agatangira kwideranja no kwirwanya. Noneho ugasanga rya senyesho ryiwe ntirigeze umusaruro. Kubera iki? Aravuga uti Uwiteka, igitekerezo cy'ibunaka kikaba kimwinjiyemo. Ibyo rero biterwa n'iki? Biterwa n'umuntu n'imbaraga ziba zimurwanya. Noneho kugira ngo rero ugere ku rwego rwo rutegeka umubiri wawe cyangwa rutegeka n'abadayimoni n'imyuka mibi, reka ngaruka aho hantu. Niba ushaka kuzamuka mu mavuta ategeka umubiri, agategeka abadayimoni n'imyuka mibi, agategeka indwara zikava mu buzima bwawe, mbere y'uko ujya gukura indwara mu mibiri y'abandi, ahubwo wowe ukabanza ugategeka n'iziri mu mubiri wawe zikakuvamo. Bigusaba kugira ngo ube warazamuye urwego rwo kwizera, iyo ni intambwe ya mbere. Urwego rwo gusenga, intambwe ya kabiri. Urwego rwo kumva ijambo ry'Imana ukaryumva neza ukarisobanukirwa. Urwego rwa kane ukaba uri umuntu umaze kuzamuka mu by'ubumenyi cyane mu gice cy'umwuka no mu gice cy'ijambo ry'Imana. Iyo tuvuga ngo ushobora kumenya ibyanditswe ukabimenya mu buryo bw'inyuguti, ariko mu buryo bw'umwuka ntabyo uzi. Kandi wamenye ibyanditswe mu buryo bw'inyuguti, ijambo rirambwira ngo inyuguti irica ariko umwuka atanga ubugingo. Magambo mbabwiye niyo mwuka. So nuvuga ngo rero hari ukumenya ijambo ry'Imana ukarimenya mu mwuka atari mu nyuguti. Kuko ushobora kubona uko iriya jambo ryanditse, ibi ngibi turi gusoma, ukumva uko ryanditse ari uko rimeze, ariko iryo jambo ni rigari cyane, ririmo ibintu byinshi. Ahangaha urumva ko urimo urabwirwa ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka, ngo naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Urimo rero imigabane ibiri. Rero aha niho nakwerekaga kuri imwe imigabane ibiri. Hari wowe w'ubutaka, hari nawe wavuye mu ijuru. Uwo butaka rero iyo yaganje wavuye mu ijuru, ibyo nibyo byitwa gupfa. Uwo muntu aba azapfa iteka ryose. Wageze muri iyo y'uwo butaka ategeka, uwavuye mu ijuru ari wowe. Wowe wavuye mu ijuru ugomba gutegeka uwo mubiri wawe, ugategeka uwo butaka. None ijambo ryavuze ngo nk'uko ubutaka ari niko nawo ubutaka bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko ab'ijuru bandi bari. Wewe imbere haranira kugira ngo uzamuke, ngo nk'uko uw'ijuru ari niko nabo mu ijuru bari. Ijambo ijuru ugomba kuba uri hejuru igihe cyose. Spirit yawe igomba kuba iri hejuru mu kumenya Imana. Ndavuga wewe imbere w'ubugingo ugomba kuba uri hejuru mu buryo bwo gusenga, ugomba kuba uri hejuru mu buryo bw'imbaraga, ugomba kuba uri hejuru mu buryo bwo kwera no gukiranuka, ugomba kuba uri hejuru mu buryo bw'imyumvire myiza mu by'umwuka, ugomba kuba uri hejuru mu buryo bwo kubona mu buryo bw'umwuka. Imana iguhe amaso y'ijuru mu izina rya Yesu. Narindi mu nsenga ngewe numva ngomba ko tuganirira ijambo, kuko niryo nari mpagazemo ndi gusenga. Saba amaso y'ijuru. Imana iguhe amaso y'ijuru, nanjye yampe mu izina rya Yesu. Imana iguhe amatwi yo mu ijuru mu izina rya Yesu, nanjye yampe mu izina rya Yesu. Imana iguhe akanwa k'ijuru, nanjye kame mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zururuke kukubohora, zicengere mu buzima bwawe, zikatagure buri kimwe cyose cyari kiboshye wowe w'ijuru. Buri mbaraga yose iboshye wowe wavuye mu ijuru, yifashishije umubiri wawe, yifashishije ibigaragara, yifashishije ibiboneka, ndayirekuraho umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Ndayirekuraho amaraso Yesu Kristo
ayavuye ku bwawe no ku bwanjye. Ndasobanura iki aha ngaha? Umuntu wavuye mu ijuru rero ashobora kubohwa n'uwo mubiri wawe, agacibwa intege n'uwo mubiri wawe, agacibwa intege n'iby'umubiri wawe ukoresha, agacibwa intege n'imyitwarire yawe hano mu isi, n'ingeso zawe n'imico yawe. Noneho mu mwuka uwo muntu w'imbere ugasanga ari wowe w'imbere, ugasanga wafashwe. Bigenda gute se kugira ngo umurozi aroge umuntu amufatishe? Umurozi akufata kuko aba yakurebye muri darubine ziwe, anakuwa amekutazama katika mikroskopi zake. Yakurebera muri mikroskopi ziwe cyangwa se muri radari, si umwijima ifite za radari, bagukururira muri radari bakureba mu mwuka bakabona uri febre, mu mwuka bakabona uri umunyantege nke, bakabona uri ikinyabwoba, bakabona uri wa muntu w'umunyamaganya, muntu wishidikanya, umuntu utiyizi, umuntu utazi yava n'ahagana. Noneho bagukurura muri zomeri zabo, bamara kubona kuri febre, nta kindi ubwo, nta kindi ako kanya baba bagufite. Iyo wabwiye dayimoni ngo mwinjiremo, uhinduka, uhita ukareye indwara. Dayimoni ishobora kwinjira mu mubiri wawe igahita ihinduka bagiteri, bati warwaye indwara iyi kubera wari ibiryo byanduye bidafite isuku bidagiye. Kumba ari dayimoni ihinduye bagiteri kugira ngo ikore operasiyo mu mubiri wawe. Cyangwa se bashaka kubwira dayimoni bati mwinjiremo, uhinduka virusi, kansa. Ya dayimoni igahita izamuka kuko igahita yinjira mu mubiri w'umuntu, igahinduka virusi ya kansa cyangwa virusi ya sida, igatangira gukereya, kugenda yonona umubiri. N'abaganga bajya babona bakabona n'indwara koko ni virusi, yiterwa na virusi runaka. Kubera iki rero ibyo byose bibaho? Ni ukubera ko baba bakuruye wowe cyambere, bakabona umubumenyi mu by'umwuka uri inka, kwizera kwawe kuri hasi, ubwenge bwawe buri hasi. Babona rero ubwenge bwawe buri hasi n'ubumenyi bwawe buri hasi, biborohera kugira ngo bakujijishe, bagutere ibyo birwara. Biborohera kugira ngo iyo myuka isunikwe ivuye ikuzimu yinjire mu mubiri wawe, idomine, yangiza umubiri wawe. Ariko biciye mu ntege nke zawe. Satani igihe cyose aba azi intege nke z'abantu. Reka rero nkwereke, senga rino sengesho, vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, buri ntege nke yose Satani yambitsemo, iyamfatiramo, iyamboheramo, njyewe umwuka wavuye mu ijuru akanca intege, iyo mbuto yose yanteyemo ndayirandura mu izina rya Yesu Kristo. Izo ntege nke ndazisenya muri nge, zisokemo mu izina rya Yesu Kristo. Intege nke zo mu bugingo, intege nke zo mu bwenge, intege nke z'umutima, intege nke zo kumenya, intege nke zo gusobanukirwa, intege nke mu kumva, bisokemo mu izina rya Yesu Kristo, bisokemo mu izina rya Yesu Kristo. Intege nke zo kumva zisokemo mu izina rya Yesu Kristo, intege nke zo kureba zisokemo mu izina rya Yesu Kristo, intege nke zo gutekereza zisokemo mu izina rya Yesu Kristo, intege nke zo kumenya zisokemo mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'umwuka wera, nje wavuye mu ijuru, ngomba kuba meze nk'abandi bose b'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Nanze gufatirwa n'imbaraga z'umwuka w'isi wa none, mwuka w'isi nanze kumfata, nanze kumubiri unganze ukantegeka izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo, manura umwuka wera n'umuriro w'umwuka wera muri njyewe, bitwike ikintu cyose cy'intege nke muri nge, zinsokemo izo Satani, iz'abakozi ba Satani, iz'abana b'umwijima bamfatiramo, banshikiramo, bampamagariramo, zisohoye muri nge izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ndatura yuko buri ntege nke Satani ambohesha, abarozi bambohesha, si y'umwijima imbohesha, zose zincitseho izina rya Yesu Kristo. Ndatura yuko njyewe umwuka mbohowe n'amaraso ya Yesu Kristo n'izina rya Yesu Kristo. Ndatura yuko njyewe umwuka ngomba kuzamuka mu yandi mavuta, mu rundi rwego rw'imisengere, mu zindi nzego zo kumenya,
zo gusobanukirwa, zo kureba kure, kumva vuba cyane, izina rya Yesu Kristo, kuba n'ibyandi batabona, izina rya Yesu Kristo, kumva iby'abandi batumva, izina rya Yesu Kristo, gusobanukirwa iby'abandi batabasha gusobanukirwa, izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo nzamutse mu mavuta, ndatura ngo nzamutse mu zindi ntera, izina rya Yesu Kristo. Ntera yo mu mwuka ndazamutse, mbaye w'ijuru nk'uko n'ab'ijuru bandi bari, nje wavuye mu ijuru mbaye w'ijuru, nambaye imbaraga z'ijuru, nambaye ubwenge bw'ijuru, nambaye ubuhanga bw'ijuru, ubushobozi bw'ijuru, imbaraga z'ijuru, izina rya Yesu Kristo. Kwera kw'ijuru ndakwambaye mu izina rya Yesu Kristo, gukiranuka ko mu ijuru ndakwambaye mu izina rya Yesu Kristo, imico y'ijuru ndayambaye mu izina rya Yesu Kristo, ndayambaye mu izina rya Yesu Kristo. Niyambuye ingeso zo mu isi n'imico mibi y'iyi si, izina rya Yesu Kristo. Zo petese kirihoria, komeza usenge, yambura imico mibi, yambura ingeso mbi, twika iyo mico, twika izo ngeso. Hari ukuntu Satani yaje akaguteramo kamere runaka, amaze kuyikubibamo iyo kamere ishora imizi, niyo Satani agukururiramo, niyo abarozi bagukururiramo. Umurozi ashobora kugukururira mu bunebwe ugira, mu buto ugira, mu butapfu ugira, mu bujiji ugira, mu ntege nke zawe, mu byaha byawe. Yagukururira mu busambanyi bwawe, mu irari ryawe, mu marangamutima yawe, yishimira ibibi yayagufatiramo. Kenshi na kenshi ntago bijya bishoboka ko Satani afata umuntu atamufatiye mu ntege nke mubonyemo. Ntabwo bijya bishoboka ko umurozi yakuroga ngo bikunde igihe uri mu mavuta meza, igihe uri mu buzima bwiza bwo mu mwuka, uri mu buzima bwo gusenga, uri mu buzima bukiranuka, ufite ubwenge bwose buba bwaragwiriye muri wowe. Ntibishoboka ko umurozi yakunesha, ntibishoboka ko umurozi yagufatisha igihe cyose uri mu mavuta meza. Kenshi na kenshi bagufatisha kuko baba bagufatiye mu mujinya, mu burakari, bagufatiye muri ya kamere, bagufatiye muri bwa bunebwe, bagufatiye muri bwa bute, bagufatiye muri ki n'ibindi. Tangira usengerero ibyo ngibyo abarozi bagufatiraho. Wibuke ko tubonye yuko uri umuntu wa mbere, wowe imbere wavuye mu ijuru, hakaba nawe nyuma wavuye mu butaka. Twabonye yuko uko ubutaka ari niko n'abandi ubutaka bari. Twabonye yuko uw'ijuru ko ari ariko n'ab'ijuru bari. Tekereza ku bantu bo mu ijuru uko babayeho. Uw'ijuru agira ubwenge, uw'ijuru agira imbaraga, uw'ijuru agira ubuhanga, uw'ijuru agira kumenya, uw'ijuru arera, uw'ijuru arakiranuka, uw'ijuru. Nawe wumva iryo jambo ngo n'uw'ijuru, umuntu uri hejuru nyine, n'uw'ijuru ugomba kuba uri hejuru nyine. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo aka kanya nanjye ubwanjye nisengera tubabo hejuru, imbaraga zamanuraga hasi zifashishije umubiri w'ubutaka zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wifashishaga uwo mubiri wawe w'ubutaka zigakurura wewe imbere kugira ngo nawe w'ubutaka kandi uri w'ijuru, izi mbaraga zikoveho, bazimu bakoveho, daimoni bakoveho, zo ntege nke zigucikeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo nduw'ijuru nzakomeza kuba uw'ijuru, ndatura ngo nduw'ijuru nzakomeza kuba uw'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Niyambuye katika jina la Yesu imico y'ubutaka, ingeso z'ubutaka, intege nke z'ubutaka, uwo ndamwiyambura katika jina la Yesu watsinda urupfu n'ikuzimu, katika jina la Yesu watsinda urupfu n'ikuzimu. Cishije umuriro muri nge, umuriro w'umwuka wera, cishije umuriro muri wowe, umuriro w'umwuka wera. Bitwike ikintu cyose kiri muri izo nyama zawe, bitwike ikintu cyose kiri muri ayo magufwa, kiri muri iyo mitsi, byo bitumye ubuzima bwawe bubohwa, barozi babufatira izina rya Yesu. Ibyo bisohoke muri wowe, zo ntege nke zisohoke muri wowe katika jina la Yesu watsinda urupfu n'ikuzimu. Izo kamere wabibigemo zikuvemo. Ndategeka kamere yose ikwiboheraho, ikwizingiraho, kamere y'umujinya, kamere y'uburakari, kutumvira Imana, kutubaha Imana, bigusohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Kudatinya Imana bigusohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka akumanuremo mwuka wo kumutinya, mwuka wo kumwubaha. Uwiteka akumanuremo umwuka wo gusenga mukuri katika jina watsinze urupfu n'ikuzimu. Repete
sekiriya horiya ndatura kugira ngo wuzure umwuka wera, wuzure imbaraga z'Imana, wowe unyumva kumanuraho imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo, zikururukeho zigucaho izo ntege nke umurozi yagufatiragamo, satana agufatiramo, abana b'umwijima bagufatiramo, izina rya Yesu Kristo izo ntege nke abana b'umwijima bagufatiramo zikuvemo mu izina rya Yesu. Mwuka w'urupfu ukuvemo, urupfu rw'ubugingo, urupfu rw'umubiri bigusokemo mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndi kumva mu isi y'umwuka hari umuntu uri hano uri muranyumva urupfu rwari rwamaze kwinjiramo. Buri rupfu ushobora kurigendana utaruzi, rukaba ruri mu mubiri wawe, ikibazo ari ikibazo kigiye kugira ngo rugutware, ariko rukaba rurimo rurakubungamo. Ndagira ngo mfatanye nawe gusenga, kandi nawe ufatiraho mu isengesho tugiye gusenga. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose, umwuka w'urupfu wangendagaho uwo mbana nawo ndawirukana mu izina rya Yesu Kristo. Urupfu rw'ubugingo, urupfu rw'umubiri ndabyirukana mu izina rya Yesu Kristo. Yewe rupfu we mpunga mu izina rya Yesu Kristo, mpunga mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko uwizera abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Aka kanya mvuye mu rupfu ninjiye mu bugingo butangwa na Yesu Kristo. Mvuye mu rupfu ninjiye mu bugingo butangwa na Yesu Kristo. Mvuye mu rupfu ninjiye mu bugingo bitangwa na Yesu Kristo. Urakoze Mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro. Niba watoye magambo byizeye mu kanwa kawe, uvuye mu rupfu mu izina rya Yesu. Izo mbaraga z'ubupfu ziraguhunze, zigusohotsemo mu izina rya Yesu. Nzagaruka umunsi umwe ntegura iki cyigisho neza, ngisobanure ngaragaza ukuntu umuntu ashobora kubana n'urupfu akagendana narwo atabizi, atabizi, akabana narwo mu mubiri we, akabana narwo mu bugingo bwe, urugingo bwarapfuye n'umubiri warapfuye. Ariko muri iri sengesho hari abantu Imana ihaye ubuzima, kuko ijambo riravuga ngo umwizera abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. So rero wowe uvuye mu rupfu, niba wizera umwami Yesu Kristo winjiye mu bugingo. Igisigaye rero ubuzima bw'umwuka bwiteho, ita kuri wewe w'imbere wavuye mu ijuru. Umenya ko wavuye mu ijuru atungwa n'amagambo yose n'ijambo ryose ry'Imana. Umuntu wavuye mu ijuru atungwa n'ijambo riva mu ijuru, agatungwa no gusabana na ya Mana ye biciye mu gusenga, mu kwiyubaha no kuyumvira. Imana ikugirire neza, Imana ikurwanirire intambara, Imana ihagarane nawe. Wari kumwe nanjye Pastor Justus. Shalom shalom, ibihe byiza, amahoro ya Kristo abane namwe. Wari wanyumvaga utarakanda subscribe, yikande cyangwa se sabone, ukande sabone, ukore share kugira ngo dukomeze kubana mu mwanya mwiza w'ijambo no mu mwanya mwiza wo gusenga. Mugira amahoro.